Aha twongeye kubasuhuza abakurikiye umuyoboro wacu wa Yobu Mushya. Iki ni ikiganiro n'ubundi nk'uko mutuye mubizi kandi mumaze kubimenyera. Uno murongo muzajya musangaho ibiganiro bitandukanye birimo guhamya ko Imana igira neza, guhamya gukora kw'Imana, ndetse muzajya musangaho ubutumwa butandukanye, ubuhamya, mbese inyigisho nyinshi zigiye zitandukanye muzajya muzisanga ku muyoboro wacu wa Yobu Mushya. Tukaba turi kumwe n'ubundi n'umuvandimwe wacu Evangeliste Nizeyimana David. Nizeyimana David, ndakeka nashidikanya ko abakubonye mu kiganiro cya mbere. Nibikurikiyeho byose nta kuzongera kwirirwa twivuga, ahubwo tuzajya tuza dute tugwa mu nkubito. Yego. Kubera ko abantu bazaba bamaze kutumenyera, bazi ibyo tuje gukora n'ibyo tuje kuvuga, kandi hamwe nashidikanya ko ibyo tutangiye cyangwa se ibyo twemeje gukora bizafasha benshi kandi bikagera kuri benshi. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe byo na akamenyero, nk'abakozi b'Imana, nk'abantu b'abakristo, ntacyo twakwishoboza ubwacu, niyo mpamvu tubanza kwiragiza Imana. Byose ni Imana kandi wadushyira imbere y'Imana kugira ngo ibyo tugiye gukora byose tuyoborwe n'Umwuka Wera. Turagushimye Data mu izina rya Yesu. Tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe ntagereranywa. Tugushimiye ko wabanye natwe mu minsi yose yatambutse. None n'ubu tukaba turi amahoro, ni wubahwe. Warahatubereye. Warandinze, urinda abavandimwe, abadukurikira, urinda imiryango yacu. Warahatubereye n'uhimbazwe. Data rero tugarutse tugusaba kugira ngo nonaha ubane natwe muri iyi gahunda y'iki kiganiro kigiye gutambuka kuri Yobu Mushya, kugira ngo utwigaragarize ube mu ruhande rwacu. Ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe bari ryo rihabwa icyubahiro. Kandi ibinyuraho hano bijye biba iby'umumaro, bijye bigira umumaro mwinshi mu gusenya ibidafite umumaro, bigira umumaro mwinshi mu kubaka ibyasenyutse, kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Intego yacu uyidushyigikirire, kuko ni intego ikururira abantu kugukurikira, ni intego yo kwamaza ubutumwa bwiza, ni intego yo kwamaza ijambo ry'Imana, ni intego yo kubwira abantu aho Imana ikura abantu kugira ngo benshi bakwizere. Bana natwe rero, udushyigikire, uturinde kirogoya, uturinde umubisha, uturinde imbaraga mbi z'umwanzi, uturinde kirogoya aho bikagera, ahubwo duhagarara ahakwiriye kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dutangiye ubane natwe kugeza dusoje, nabwo ntutujye kure, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Turakomeje rero kwamamaza ubutumwa bwiza, dore ko ari nayo ntego yacu. Yaba mu byiza tuzasenga, yaba mu bibi tuzasenga, kuko igihe cyose Imana ihora ari Imana, kandi uko yahoze kera n'ubu ni kuri. Ni Imana idahinduka nk'uko dukomeza tubivuga, ndetse n'Imana yo ni Alpha na Omega, intangiriro n'iherezo. Ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri aka kanya tugiye kubagezaho intego eshatu cyangwa se ibintu bitatu Imana ishobora gukora umuntu yari yihebye, yiganyiriye, azi yuko bitashoboka. Icya mbere, muvandimwe muvuga ubutumwa David, Imana iragabura cyane ntigabura? Imana iragabura cyane. Imana iragabura. Erega uko umuntu yahuye na Yesu nibwo buhamya guha. Hari uvuga ngo iragabura kuko yamugaburiye ashonje. Yego. Hari uvuga ngo irambika kuko yamwambitse yambaye ubusa. Yego. Hari uvuga ngo itanga akazi kuko yamuhaye akazi ari umushomeri. Yego. Hari uvuga ngo irakiza kuko yamukije yarapfuye. Yego. Hari uvuga ngo ikura mu rupfu kuko yamukuye mu rupfu ku munsi wa nyuma. Yego. Hari mbega umuntu Yesu uruhande akweretsemo, nirwo abantu bamuvugamo. Ariko yewe n'Umwuka Wera, uzi ko izo ngingo nizo nateguye zose kuzivuza, none ndumva wisugwamo. Yesu uruhande akwiyeretsemo nirwo muvugamo. Gusa ngewe kuko namubonye hafi impande, nabonye impande nyinshi, nari ngiye kuvuga nari kuba nkabije cyane kuko ntibishoboka, ntabwo wabona Yesu wese. Ariko namubonye mu mpande zirenze izo ngizo uvuze, muri izo mvuze. Ku buryo bw'inzara naramubonye, ku buryo bwo kwambara naramubonye, ku buryo bw'akazi naramubonye, ku buryo bwo gukiza uburwayi naramubonye. Yakije data ndeba, yarivuje ibintu bikamushiraho, yakije mama diabete itagikira. Yego. Kuri ibyo bigendanye no gukiza, kuri ibyo bigendanye no kugabura, kuri ibyo bigendanye no kwambika, kuri ibyo bigendanye no gutanga akazi, no kuri ibyo bigendanye no gukura mu rupfu, byose mbifiteho ubuhamya. Ni ukuvuga ngo ngewe izo mpande nsa nk'uwazirebye, ariko Yesu agira impande utabara, kandi uku ruhande umuntu yiyeretsemo umuntu nirwo amuvugamo. Yego. Ubu ntihari abantu yakuye mu kabari, barazinyweye bakazinywa bakajya bahorana ibikova ahantu hose,
ubu ngubu bakaba bafite ubuhamya akavuga ngo Yesu akura mu kabari agashyira mu nzu y'Imana. Hari abo yakuye mu busambanyi cyangwa akavuga ati Yesu akura mu busambanyi no mu ndaya yakwirirwa umuntu ajya gutega indaya akinjiza mu nzu y'Imana. Imana igira impande nyinshi utabara. Rero ntabwo wavuga ngo Yesu ngo agira gutya ngo uya ibintu byose arabikora. Ibyo tuzi n'ibyo tutazi, ibyo twabonye n'ibyo tutabonye, ahubwo umuntu atanga ubuhamya cyangwa avuga ikintu bigendeye ku ruhande ku gice Yesu Kristo yamwiyeretsemo. Kuko ni mugari, ni munini ndetse ni muremure. Mu by'ukuri rero wa mugani uburyo Imana yakwiyeretsemo nibwo navuga, n'uburyo wambayemo nibwo userukamo. Ariko uno munsi wambaye ishati nziza banze Imana yarakwambitse. Yego. Nubwo kuko nisa mbyibuka iyi shati irahenze cyane. Sibyo? Iyi shati irahenze cyane kuko ndibuka kera uburyo umuntu kwambaraga byabaga bigoye. Ariko wari uzi ko hari abantu bambaye ingutiya ari abahungu? Bibaho. Bibaho cyane. Hari uzi ko abantu bambaye ingutiya ari abahungu, wowe ukagira ngo ni imirimbo cyangwa na mafiyeri, ariko ahubwo babuze ikabutura. None sobwa abana ntabwo bajyaga bambara umupira wonyine. Yego nagize umugisha yewe ntabwo navutse gutyo. Yego. Aho naba ngiye gusebya Imana. Navutse iwacu wenda banyambika nkambara. Ariko nza abana benshi kwa duturanye muri quartier bamwambikaga umupira cyangwa agakanzu. Agakanga kanzu ariko umupira ukaba ikabutura ukaba. Mu by'ukuri ibyo byose urabizi yuko hari abana bambaraga utujipo bakambara ingutiya. None uri kuvuga ku kintu yambaraga umupira ukahituba n'ikabutura. Byose cyane. Ibyo ubuzima bwari ibibazo. Ariko ubu ngubu aka kanya wambaye ishati nziza waberewe, wambaye amarinete. Ubundi umuntu wambaye amarinete bivuga ko ari amafaranga. Oya. Imana yaguye amafaranga. Ariko ndanayafite nta kintu gushinja Imana. Ubu wanguriza nka miliyoni se nkagera akantu mba nikorera. Miliyoni nta kibazo. Okay. Nibwo rero turi kuvuga kujya neza kw'Imana, buri umuntu abayibutsa Imana yamukuye, umuntu abayibutse ko ashobora kuba yarambaye ingutiya cyangwa se ijipo kandi ari umuhungu, cyangwa se bamugani yambaye umupira ukavamo umwenda hejuru ukavamo no hasi. Ariko ibyo byose ni bihamya bigaragaza ko Imana izatugira neza. Ni umuntu ashobora gusigara yaba yakwambara akaberwa akizihirwa, kaba yakambika n'abandi, ukaba kwambika n'abandi, n'ukubonye kavuga turamuntu yambaye neza. Ibyo byose ni imirimo y'Imana, kandi rwose ibyo Imana ibarakoze ni byinshi cyane. Noneho reka twigarukire ku ngingo eshatu. Nizeyimana David umuvugabutumwa. Akenshi tujye tubona umuntu akabyuka akajya guhinga, agategereza imyaka ko yera agasarura, cyangwa se akajya ku isoko akagura kawunga, mbese kumva yuko ari kugaburirwa n'imirimo y'amaboko ye. David waba warigezeho n'ikibazo cy'inzara? Buriya mbere na mbere yuko nyikubaza, buri ikigeragezo cya mbere nabonye muri ubu buzima duhura nacyo ni ikibazo cy'inzara. Mwene data wakwambara ubusa ukagenda, wakwambara ubusa ugatuza, ariko inzara yakwishe. Nicyo kibazo cya mbere gikomeye, nicyo kigeragezo nabonye muri iyi si gikomeye kurusha n'ibindi. Nsengerana buri wese uri kudukurikirana, Imana izamurinda inzara. Kuko inzara itumuhemuka, inzara ishobora gutuma ugira nabi, inzara ishobora gutuma utekereza utagombye gutekereza. Mbese muri make ikigeragezo cy'inzara. Mugabo mudamu wa muryango ufite ikibazo cy'inzara, Imana ikurengere kuko inzara ni mbi cyane. Hari aho Imana yagukuye ikagukiza inzara. Biragoye kubuzuza ufite inzara. Yego. Kuko amasengesho utasenze kuko wabyiyemeje, burya ntabwo uba wirije. Ntazagira ukubeshya. Kuba ubonye utarabona icyo urya ugahita wiyiriza, ntabwo uba wirije. Kuko Bibiliya yo kwiyiriza ivuga kuzima. Ni ukureka kurya ariko ibyo kurya ukabiha babibuze. Cyane rwose. Niko kwiriza, niko gusiba kuzima. Ko gusiba ufite ibyo kurya, wabuze ibyo kurya ntabwo ubusibye. Gusiba kuzima, iki kintu sinzi nimba abantu benshi tuzacyumvikana, ariko gusiba kuzima nemera. Nuko usiba uwo munsi wasiba ibyo wari kurya ukabigabura abakene. Niko Bibiliya yavuze. Yego. Rero wabanje kuvuga ngo abantu ngo barahinga ngo bagategereza ko bizera, ngo bakumva ngo namoko yabo, cyangwa se bakajya mu isoko bakagura imiceri n'akawunga bakaza bakarya. Ariko guhinga, burya abantu barahinga ariko bakeza Imana. Abanyarwanda riga n'abahanga. Burya uzite ku tuntu tugana abanyarwanda bagiye baca twose. Impamvu bavuga ngo umuntu arahinga ariko bakeza Imana, mu by'ukuri wenda imbuto warayibonye ariko nabwo n'Imana yagushoboje. Kuko ubwabyo itanakurinze ngo buke, iyo mbuto se wayibika ukazabasha kujya kuyitera. Wapi. Ariko urayitera we ntubuze ngo bimeze gute, ugasubiraho ugasanga byareza. Bivuze ngo heza Imana. Yego. Imvura itaguye cyangwa mbega imvura sitayigushe, siyigushe imvura se. Yego. Ikayivubira ababi n'abeza.
none se ugira ngo abantu bose bahinga bakeza niko barakiranutse cyangwa barasenze ivu biraba binabeza. ariko hari abantu babona imvura igwa bakavuga ngo ni igihe cyayo nyine ngo ni season yayigeze bakumva ko nyine ari ibintu bizahoraho cyangwa nyine byahozeho ishobora no kugwa ntibyere cyangwa ikaba nyinshi bikajya guta ariko Imana mu bumana bwayo ibintu byose irabikora kandi ikora byose mu bushake bwayo kandi bikagenda neza. Ikagaburira ugomba kugaburira igatabara ugomba gutabara ikagira neza ugomba kugirira neza ikarengera ugomba kurengera ikarengera ugomba kurengerwa kandi nta muntu utarabonye Imana n'ibyo abantu bigira hanze hose ibyo bantu kereka utarigeze wumva ubutumwa bwiza cyangwa yumva ko Imana igira neza ariko ibyo abantu bigira byose n'ibyo biyabagezamo byose n'ibyo bigira byose nta muntu utarabonye kugira neza kw'Imana. Nangiraho kugira neza kw'Imana narakubonye. Nari nkubajije ikintu gikomeye. Ndabyibuka nicyo ngiye kukubwira kujyanye n'inzara. Inzara. Wambwiye ngo se ngo nigeze nishwa n'inzara. Inzara ndayizi. Kandi ndayizi cyane. Inzara ndayizi ndi hano mu Rwanda ndayizi ndi no muri Tanzania. Ntago ndi bubigemo keshi cyane ngo mbidetaye. Ariko ndayizi ndi hano iwacu ndi no hanze. Yego. Aho ngaho hose nagiye mbona Imana. Ubu se umuntu wabaye muri geto waba utazi inzara ninde? Ngiye ko narangije kaminuza ntafite akazi. Narangije kaminuza ntese akazi namaze imyaka 3 irenga nta kazi ndabona. Kandi narangije kwiga. Ariko ushobora kuyimara wenda ukaba udafite amafaranga ariko ibyo kurya bifite birashoboka. Oya ibyo kurya ntabwo byahoragaho. Gusa ntabwo nasebye Imana ngo yaraginyicisha inzara kuko je nagiye nkorera Imana ntiganda. Nagiye nkorera Imana navuga ngo nkoreye Imana ngo ariko ngo ndakura hibi. Ntiyakura ngo Imana ingiriye neza ku bantu nkabo nagiye ubushire nari navuze abantu twagiye dusenga nabari hanze y'ibihugu bari hehe nagiye mbona Imana ingirira neza biturutse ku bantu atari uko navuze ngo mungire neza ngo nyaboneka ngo mvuze induru nkajya kubona ngo Imana yabyikoreye kwa kuntu uceceka ni nako abantu twagakwiye gukorera Imana tutavuga ngo tugiye gusengera umuntu ngo ariko turamukuraho iki ngo tugiye gukora umurimo w'Imana ngo ariko ngo bizagenda gutyo oya ntako iby'Imana biryo warambije uwarambiwe yatashye. Ikijyanye n'inzara cyo ngira ngo abantu nabo barasobanutse bino minsi umuntu wabwiye ko nabwiye ko namaze imyaka 3 n'igice ntarabona akazi nararangije kaminuza kandi mba mu mujyi wa Kigali aho ntamubwiye nawe yibwira ariko umuntu ashatse yazana bidevelopa akababwira neza ubuhamya bw'inzara ariko icyo ntababwiye namwe mwibwire inzara ndayizi cyane gusa reka ngufashe ikintu kimwe buri umuntu utarashonje ntago ashobora kugabura ushonje ibyo bintu babizi ndabizi cyane utazi uburyo inzara iryana ntago ushobora kumenya yuko umuntu ashonje nango umugaburire yego ni niyo mpamvu Imana ishobora kwemera ko inzara kurya kugira ngo igihe nawe igihe izaguhera ibyo kurya uzamenye ko nagomba kugaburira abashonje yego njye nkunda kuvuga ngo umuntu utarambaye ubusa ntago ashobora kwambika mugenzi we cyangwa wambaye ubusa yego ibyo bintu babizi cyane ngo inzara nkubwire kuva mu karere kamwe ukajya mu kandi karere kubera ko utari ubone tike ukajya gusengera mu kandi karere ukagenda n'amaguru ariko nako uranabizi wowe da ndumva nawe hari urugendo twagendanye tukiga muri secondaire ibyo byambayeho ndi mu mujyi wa Kigali narangije kaminuza nkava mu Gatenga nkagenda mpaka nkambuka nkagera mu Bugesera ugiye gusenga ngiye gusenga kandi ugenda n'amaguru ntari bubone tike nziko ntari bubone tike ntari bugere mu nzira ngo ngura amazi nkwe icecekere bacumugani ngo byihorera mbo rero reka nkubwire buriya umukozi w'Imana tunabwira n'abadukurikiye buriya inzara nicyo kigeragezo nkuko nabibabwiye cyambere kiryana mu bigeragezo byose wahura nabyo wakwambara usa nkuko nabikubwiye ukabyihanganira wabura amafaranga ukabyihanganira wabura akazi ukabyihanganira ariko igihegezo cyo kubura ibyo kurya cyo ni ikindi kigegezo gikomeye cyane. Ndibuka 2016 ni umunsi ntazibagirwa ku itariki 24 ijoro ryo ku itariki 24 twagiye gusenga mu gitaramo cya Noheli ariko dusiga nabo twabanaga sincatse kubivuga barahita babyumva neza abo twabanaga icyo gihe twiga kaminuza uwo munsi twari dusize mu rugo nta kintu gihari uretse amazi n'umunyu byonyine byari bihari turagenda tujya mu gitaramo turabyina noneho dayimoni cyangwa satani gaca muri yanzara ikavuga ngo nubwo uri kubyina uri buburare mbaza ngo byahitaga bigenda gute wahitaga ujya kwicara
yahitaga kwihebesha ukajya kwicara, wamara kwicara ukitekerezaho ukumva ko kwa muganga uri kubyinira ubusa, ukajya kumva bakabyina bagahimbaza nawe ugahita ukongera wabyina maze kuryoherwa ukumva ijwi aterega n'undi uri buburara urabyinira ubusa. None ngo inzara ibaze noneho kuburara bucya Noheli iri bube my friend, urumva? Mu gihe abandi bari kwishima, mu gihe abandi bari mu bitaramo, none uzi ikintu cyatubabaje ariko hari ibintu tujya twibaza ku Mana gusa nuko Imana ikora uko ishatse. Uzi kuba wewe mu nzu nta kintu kirimo, muvuye mu gitaramo saa sita z'ijoro ugenda wikuba, ugasanga abantu basindiye mu mihanda, bagaramye ku mihanda basindiye amafaranga bayanywereye, uhita uvuga ati ariko se Mana yanjye kuko nkaba ari abantu iyo yabamburuka yama mvuye no gusenga. Ariko mu by'ukuri inzara cyo ni ikigeragezo gikomeye, kandi ubu turashima Imana yuko ubu yadukijije inzara, kubera yuko nubwo ishobora kuba yaraturiye ariko ntiyatwishe, kuko hari nabo irya bakarinda banapfa, ariko twe turashima Imana yo kubaka kanya nta nzara dufite. Ese Gasipa wagira ngo abakene batura muri katiye abo bonyine cyangwa abaturanye n'abakire? Rimwe na rimwe abaturanye n'abakire baba bari hafi, kuko n'umuntu aje kubaka ahantu ari umukire aturutse ahantu yaraguze ahasanga akavukire. Yego. Kandi nabo hari igihe bica, hari igihe asanga ari umuntu ukodesha aho ngaho, akodesha twa tuzu twabingana. Yego. Atari bubone n'ikizi, ashobora kumara ukwezi atarabona igihumbi, inzara ikamwica. Kandi muri rwa rugo rw'umukire ugiye mu mufuka wabo ntabwo waburamo ibiryo bimenenwamo buri munsi. Hahisha bari ibidobo ngo ahegereye nko mu cyaro wenda bamenamo ibiryo by'ingurube, kandi bari ibiryo, kandi nyamara turanye n'umukene hafi y'ubwirirwa akanaburara. Ibi ngibi rero ni nabyo nshaka yuko uzayibanda ukigisha abantu kugira neza. Ubu ukoze hasi unyibutse ibuye. Ese kuki abantu bashobora kuba bamena ibiryo bazi neza ko hari umuntu uburaye cyangwa ubwiriwe? Kuki abantu bashobora gufata imyenda bagatwika cyangwa bakajugunya bazi neza ko hari umuntu wambaye ubusa? Ibi bintu mu kiganiro kizakurikira nshaka uzategura icyigisho kijyanye n'ibyo bintu, ugashishikariza abantu kugira neza, kukugira neza ukayisanga imbere, kandi n'Imana izatwibukira ku mirimo twakoze tukirana mu isi. Nakibonye tukivugana kizaba cyitwa kwaguka mu gukorera Imana. Kwaguka mu gukorera Imana. Okay, ubwo ngubwo nizere yuko ubwo ngubwo gahunda ari iyo ngiyo, kandi tuzakivugaho neza ku buryo buri muntu wese ibyo yakoraga n'uburyo yitwaraga kizamuhindura akagenda neza uko Imana ibishaka. Imana ko izabidushobozamo. Amen. Reka twivugire rero ku kindi kintu cya kabiri, kwambara ubusa. Nizeyimana David akakanya ndi kukubona wambaye ishati nziza, wambaye ipantaro nziza, inkweto byose nakubwira bigaragara rwose ko Imana yakwambitse. David, wabarigeze kwambara ubusa cyangwa wabari umuntu wigeze kubona yambaye ubusa ariko ubu ngubu umuhuraka ukabona yambaye akavuga ati nambitswe n'Imana? Yego. Ndabazi benshi. Kuko rero nkatwe tuyoborwa n'Imana. Iyo uyoborwa n'Imana ntabwo uba wigenga. Yego. Urumva nshobora kubivuga umuntu akazabyumva akavuga ati ariko tubwo nabwo n'ubwenge buke, ati se ibiki n'ibiki. Burya Imana ikubwiye ikintu ibizi n'uburyo izagikemura. Wari waba usigaranye ipantaro ebyiri, wahura n'umuntu wambaye ubusa ikakongorera ngo uriya muntu muhema ipantaro ukayimuhasa, ukagenda ukagera mu rugo ukumva ko nibura wagera wabonye amafaranga agura indi nibura ngo usigarane izindi ebyiri. Nawe zagushiriyeho mu by'ukuri ntabwo umuntu w'umusore yakagize ipantaro ebyiri. Nk'ubu ngubu nireberaho mba afite izirenga 10. Ariko ntiwabyi mbega nta muntu w'umusore wo kugira ipantaro ebyiri ikakongorera ukayishyira mu kamvirope ukayimushyira ugasigara nimwe, ukazajya mu materaniro wavayo ukayimesa. Imvura iguye se ejo tuvuge nk'ubu ufite ipantaro imwe Imana yakongoreye, ni na ngombwa kumvira umwuka, n'indi bivuga ngo jya wumvira umwuka ugwize urukundo. Ubuhamya ndabufite bwo kuyumutsa, sibyo? Bwo kuyumutsa ku makara gasepari cyo byihorera. Uzaduha ubuhamya bw'ukuntu watunze ipantaro imwe ukayumutsa ku makara. Nararangije kaminuza. Ukayumutsa ku makara kugira ngo mu gitondo uzinduke ujya muri Nibature. Ubwiriza Nibature. Nishire vuba. Ariko Imana nubwo idashiririza ariko irakaranga mwene da. Irakaranga ariko ntishiririza. Urayanika imvura ikagwa ukabura uko ubigenza, ukagenda ukayigira ute, ugapfa gucana imbabura ukayumutsaho, ukayumutsa ku mbabura mu gitondo ukagenda. Ariko abakene ugira ngo Imana ntabwo ibaha ubwenge. Abashomeri Imana ibaha ubwenge, kandi Imana ibikora ukwayo. Imana ni umukozi w'umuhanga, nkunda kubivuga cyane. Ariko kucyo kwambara cyo ni ibintu birebire. Ni ibintu birebire. Umuntu akajya gusenga yambaye ipantaro yakajyanye muri siporo.
wamubona umwe agahita avuga ati buriya kuki avuye muri siporo agahita aza hano wowe niyo afite akagira ngo ni utumanyeri cyangwa ni amafiye niyo asigaranye. Ubushomeri ni bubi, ubushomeri si ikintu, gusa biratwigisha. Yego, bitwigisha ko Imana imaze kugirira neza nawe wagirira neza abandi. Kandi ndabibona nanjye biramfasha, ntabwo nshobora kubona umuntu umeze nabi ngo munyureho. yego, ntabwo nshobora kubona umuntu ushonje cyangwa ari gusaba umwuka ngo abinyoboreho ninangira umutima. yego, byanze bikunze ndamufasha. Rero uko byagenda kose muri urwo ruhande rwo kwambika narwo Imana yarunyiyeretseho. yego, nkuko natangiye mvuga ngo Imana uvuga ko igira neza ku kintu bitewe n'uruhande Imana yakwiyeretse. Yego, ubwo mbese no kwambara nabyo ni ubuhamya burebure kandi nabyo Imana yabikwiyeretsemo. Oya, byo biranagaragara n'ukureba n'amaso rwose arabona yuko usigaye umeze neza. Ndayamye nashidikanye ko wena nk'umuntu guheruka muri za 2020 2021 ubwo bashobora kuzakureba na kabiri ndetse na gatatu, ubu 2025 ashobora kukureba akavuga ati nyamara buriya ikintu nkundira Imana muvandi ni ukuvuga ngo iyo uri mu kigeragezo abantu bafite amagambo bavuga, sibyo? Iyo uri mu byago n'amakuba baba bafite amagambo bavuga, ariko nanone Imana yongeye ihinduye amateka n'abantu bahindura amagambo. Barahindura. Haleluya. Abantu nabo bahindura amagambo. Ubu ngubu bamwe bavugaga ngo nize Imana yarashomye ngo kandi yarasengaga, ariko ngura yasenze iki ngo ko senga abantu bagasubizwa, sibyo? Ariko ubu ngubu uwo muzajya muhura umeze neza azajya avuga ati burya ko Imana igira neza. Abantu benshi ubusa ngo ubuhamye njye nagiye mu Kiyede ahantu bitaga kwa Dubai Kinyinya. Nanjye mu Kiyede nkoze kangahe nkoze icyumweru Imana irambwira ngo nta muntu nkoreraho gukora Ikiyede. Ko kwirirwa yikoreye amatafari yo kwirirwa agira ati yikoreye sima imunyarira. Buracya kuko ngiyeyo biranga. Irambwira ngo ugende njye kunsenga ngiye ubwanjye nakwiye kunzajya nkwitungira mu buryo bwanjye. Yego, Ikiyede ndakireka. Iyo nahuraga n'aba bantu rero twakoranaga bamwe bakomeje Ikiyede baba bafundi. Barambwiraga ati tureba ukomeze turura muntu buriya kuko yarize nta n'ubwenge afite ati umuntu n'aka kazi yarize burase nimba yarize gusenga ko arasenga cyangwa ariyoberanye. Nta muntu wasenze cyangwa wize ukwiye kumera kuri ibyo rero byose n'ubuhamya tuba twarabonye, ariko Imana ikagutambutsa na n'ubu tukaba turi amahoro. Gusa dushimira Imana ko iyo ihinduye amateka n'abantu bahindura amagambo. Imana ishimwe cyane. Iyo Imana ihinduye amateka n'abantu hindura amagambo, bamwe bagufataga nk'insuzugurwa basigara bakwita boss baguha icyubahiro. Haleluya. Bakuguza ahubwo. Banakuguza. Ariko reka mubwize ukuri muvandi. Buriya Imana ni iguha ubushobozi ukabona umuntu aguhamagaje kuri telefone akubwira ngo nguza. Uzi ko utajya guhamagara cyangwa wenda kwirengagizaga. Ujye uvuga ati Imana komeza ukore ku buryo ahubwo azajya ahora nguza nkabona icyo muha. Urumva kubera ko buriya impamvu bagize uwo mutima kubwira ngo nguriza nuko bazi ko ufite ubwo bushobozi. Haleluya. Haleluya. Ni nayo mpamvu buriya kare mu kiganiro wakoze ubwa mbere hari ijambo wavuze ngo aho kugira ngo ubanze bibi aho kugira ngo ubanze ibyiza uheruka ibibi nabura wabanze bibi ugaheruka ibyiza. Buriya rero no kugira ngo mu by'ukuri umuntu aba yarakuzeho ubushobozi Satana kunyage narangiza bwa bushobozi yarakuzeho bure naguhamagara umubwire ngo ntacyo ngifite biragatsindwa n'Imana yo mu ijuru, ahubwo uragatangira ntacyo ufite cyo kubaha usoza ufite byinshi byo kubaha. Gazipa ubwo subwo buhamya bwo ntubwibuka kuri njye ubuzima nabayemo mbere y'ibyo byose twiga muri kaminuza ntago byibuka. Ibyo ndabizi cyane. Watanze ubuhamya bwo muri kaminuza wageraga ukaburara. Ariko twaburaye Noheli bukiri bube. Uribuka ko ubimbwira nakubwiye ati kuki utampamagaye? Yego. Jewe nagiraga amafaranga menshi kiragiye. Satana arayanyaga ariko Imana irambwira ngo nimpumure izangarura ibirenze bya mbere. Abantu benshi tuziranye mu Gatenga, abo tuziranye Igikondo benshi ndabazi ntarondora sinya kugenda mvuga amazina ku murongo nk'uyu. Sinabyiza batumva iyo bakumvise ubwo batari. Buri wese ugize ahita kumva baranyibuka baza uburyo nari mbayeho, ariko nyuma y'ibyo haje ubwo buzima bwo kubura n'ipantaro, haza ubwo buzima bwo kubura n'icyo kurya. Ariko ndashima Imana ko irimo yongera kungarura, ubu sinabura icyo kurya, sinabura icyo nambara, sinabura icyo mfashisha umuntu. Erega ntawe wikorera amaboko. Yego, ndashima Imana ko ivuga ijambo ikaririnda kugeza rishoje. Icyo gihe yarabimbwiraga nkibaza uburyo nzabona akazi, ntazabona natike yo kujya gukora ikizami nkumva biragoye,
ariko Imana ndayishimira ko igira ubushobozi bwo gutanga ati kijya gukora ikizamini cy'akazi kandi n'akazi kagatanga ikaguha no gutsinda byose bikemera. yego Imana ishimwe cyane. Aha mu by'ukuri rero tuba turi kuvuga gukomera kw'Imana, tuba turi kuvuga kugira neza kwayo ndetse tunayihamiriza. Nawe ngushishikariza wowe uba udukurikiye ukunda kudukurikirana ibiganiro byacu, nta yandi matiku tuzajya hano tuba turimo, nta yandi magambo tuba turimo, nta n'undi munsi tuba turi gusingiza cyangwa se ngo usange turi gusebanya ku mbuga nkoranyambaga. Tweke ibituzanye hano ni ukuganira ku ijambo ry'Imana, tugahamya gukora kw'Imana ndetse no gushobora kwayo imbere y'abana b'abantu. Ndabizeza ntashidikanya ko guhera kuri kiriya gihe uyu muyoboro witwa Yobu Mushya nta kintu gitandukanye n'ijambo ry'Imana, nta kintu gitandukanye no kuyobora abantu inzira y'agakiza, nta kintu gitandukanye no guhumuriza abantu. Iyo yose ni imirimo y'Imana. Ibyo byose tuzagira ikibwiriza cyitwa icyo umuntu yahamagariwe uri hano mu isi. Muzayibonamo cyane cyane, uzayisanga ibintu bizibandwaho kuri iyi chano yacu cyangwa kuri uyu muyoboro wa Yobu Mushya. Nta kindi, ni ibintu nk'ibyo bigendanye n'imirimo y'Imana. Yego Oya, ni nabyo byiza mu by'ukuri. Twebwe ntabwo tuje wenda tuzanywe no kuvuga ngo tuje gusara amafaranga kuri YouTube ngo usange twakoze inkuru ngo Igoma byacitse ngo Bukavu byacitse. Oya, twe tuzajya tuje guhumuriza imitima y'abantu, tuje guhumuriza imitima y'abihebye, tuje guhumuriza imitima y'ababaye bafite intimba n'agahinda, ndetse tunababwire yuko nta hantu Imana itakura umuntu, nta hantu itamugeza, kuko natwe ubwacu turi ubuhamya tubwigendera.